tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Imana iguha umugisha muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ritoya, rifite insanganyamatsiko itari nini kandi itari ntoya, rivuga ngo imbaraga zigutsindishiriza none uzikura mu hashize, cyangwa se imbaraga zigutsindishiriza uyu munsi uzikura ahashize hawe. Ahashize hawe hakwiriye kuguha imbaraga zituma utsinda uyu munsi. Biragoye guhita ubyumva, ariko nimbisobanura urabyumva. Impamvu ya mbere mbivuze, ufite icyo gusubiza umwanzi ukurwanya uyu munsi. Uragifite cyo gusubiza. Rimwe na rimwe hari igihe isi tuzunguza ikaduteragana, ikadujugunya, ikadukubita hirya no hino, ugasigara uvuga nka rya jambo Dawidi yavuze, ariko yarivuze neza. Aravuga ngo mbese nduburira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwavahe. Atanga igisubizo, aravuga ngo gutabarwa kwanjye kubonerwa ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Urumva ko yamenyaho igisubizo kiva cyo gutsinda umwanzi uri kumubaza ngo gutabarwa kwaye kuvahe uwo munsi. Uyu munsi ushobora kuba uri kuvuga ngo niki cyampa gutsinda iyi si ngoye y'ibyaha n'ibishuko. Ushobora kuba uri kuvuga ngo niki cyampa gutsinda ibingerageza bitari bimwe ndi kunyuramo. Nagira ngo nkubwire, ufite icyo gusubiza umwanzi ukugerageza, ufite icyo gusubiza umwanzi ukurwanya, ufite icyo gusubiza uyu munsi. Icyo nshaka kukubwira, donc ufite igisubizo cyo gusubiza isi ya none, ufite gusubiza umuntu uwo ari we wese igisubizo cyiza kandi gituma ukomeza urugendo rwawe. Kuko ibyo urwana nabyo byose nibishaka kugusubiza inyuma, nibishaka kukuvana ku ntego, nibishaka kukuvana mu byo wizeye, nibishaka kukuvana mu byo wamenye. Muri ubwo buryo rero nzanye ijambo rikubwira ngo ufite igisubizo cyo gusubiza. Reka nkubwire, Satani nakubwira ngo imbere hari imisozi, akakwereka ubunini bw'umusozi uri imbere yawe, uzamubwire ngo hari umuremyi waremye iyo misozi. Donc iyi misozi iri imbere yanjye hari umuremyi wayo yose, ubunini yaba ifite, uburebure yaba ifite, ubugari yaba ifite, uburambararo yaba ifite. Hari umuremyi w'iyo misozi wemeye kuyihanika iba miremire, idendeza inyanja, ihanika ikirere. Ibyo uyimubwira ngo sata iyi misozi nubwo ari miremire, hari umuremyi wayiremye ushobora kuyiringaniza igahita imanuka ikaringanira. Erega burya Satani agira ibintu byinshi atubwira. Akakwereka ko imbere yawe abanzi baragwiriye, ni benshi, ntufite n'imbaraga zo kubarwanya, n'amaboko yawe yarananiwe. Ukabona ko rwose uburyo Satani akurwanyamo imbaraga z'abakurwanya ziraruta imbaraga zikurwanirira. Icyo ni ikinyoma. Mwibutse ko abakurwanya ni ibiremwa, ariko ntabwo ari umuremyi. Ikintu cyose kikurwanya ni ikintu, ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi. Muri ubwo buryo rero iyo uvuga ngo hari umuremyi wabiremye, waremye n'abo ngabo, afite imbaraga ziri hejuru yabo. Akenshi akunda kutwereka ibibazo binini bidukomereye, bigatuma rimwe na rimwe dutakaza ubukristo. Abenshi batakaje ubukristo ni ibintu byabaye nk'ibirumbaraye imbere yabo, barangije babura inzira, babona bwa bukristo badafitemo umucunguzi. Ariko reka nkubwire, inyuma y'umusozi haba hari igisubizo utazi. Nyuma y'umusozi, nyuma y'ibikurumbaraye imbere, nyuma y'ibintu bikuzunguje, inyuma y'ibyo bintu haba hari igisubizo utazi. Icyo gituma udakwiriye gukangwa n'ibyo ubona uyu munsi. Bibiliya iratubwira muri Danieli igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 15, ngo umunsi umwe Danieli ari ibwami i Babuloni na bagenzi be, ngo banga kubararira ikigirwamana cyangwa se igishushanyo cyaremwe mu ntoki z'abantu, kandi ryari itegeko ry'umwami ko bagomba kukiramya. Ariko abagabo bafata icyemezo, bariyemeza, baravuga ngo ntibishoboka ko dushobora kubararira ikigirwamana, twaramenye Imana. Satani arababwira ati ariko mwakubaraye ko murya mukaryama mufite amahoro, mwatoranijwe mugashyirwa ahantu, mwakubaraye. Abagabo baravuga ngo kabone naho byaba ngombwa ko twicwa,
ntabwo dushobora kubararira ikigirwamana. umva uko umwami Nebukadinezari yababwiye ku murongo wa 15 arabwira ngo nuko noneho mbahaye amahirwe ya kabiri, nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Numva ko yerekanye ko nta mana yabakiza. Ndagira ngo nkubwire, uri ahantu uri kubwirwa ko nta mana izagukiza, uri mu buzima ubwirwa ko nta mana izagutabara, ariko ayo majwi ndagira ngo yatsindishe uyabwire ngo kuko umwami Imana izantabara. Cyo gituma ntamwara. Burya ijambo rivuguruzwa irindi jambo. Ntugashake kugira ngo ikintu cyavuzwe ngo burya amagambo baravuga ngo aho umuntu yarogewe ni naho arogorerwa. Ibintu bakoresheje baroga burya barogorana burya bafite ibindi byenda gusa na bya bindi bigatuma abantu barogorwa. Umuntu nakurogesha ijambo jyura umurogoza irindi. Aba bantu batangiye kwerekana ko nta mana izabakiza. Imana yabasha kubakiza amaboko yanjye ngewe Nebukadinezari ni iyihe? Iyo mana mwizera, iyo mana muvuga, iyo mana ni iyihe? Satani ni umuhanga, azi guhinyura Imana. Kandi reka nkubwire, nakubwira ko nta mana ufite akakubwira ngo nakwica, ujye umubwira ngo navutse uhari. Ubundi se navutse utareba? Navutse se kuko wankunze? Burya rero ujye umenya ngo kuvuka kwawe wavutse hari abatabishaka, kandi Satani ni uwa mbere. Urebe uko wakuze, hari uwakuze hari abatabishaka, ariko urarenga urakura. Ubaho ubuzima bugoye ariko ubaho. Ni nayo mpamvu uyu munsi ufite icyo gusubiza Satani. Ntukavuye ngo mana ngo se ngo urabona ngo nanjye nta kundi nabigenza. Bene ayo magambo nayo bupagani. Burya inshuro nyinshi utsindirwa ahantu utega amatwi ukumva cyane inyigisho ziguhinyura kuruta kumva inyigisho zigukomeza. Uyu mwanditsi akomeza atubwira ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadineza, nta mpamvu ituma dusubiza iryo jambo ngo tuvuge umwanya munini, ariko niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe habe no kuziramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Abagabo barahamya berekana ko bafite impamvu. Icyambere, bari i Babuloni ariko bameze neza, ntabwo bari buze kubura gushima umwami ko yakoze neza, ariko bafite uwo babikesha. Erega nubona umeze neza ntugahemukire Imana, jya ahubwo umenya ko nubwo Imana yakoresheje abantu bagatuma umera neza, jya umenya ko ari Imana ukwiriye kubikesha biteguye. Abantu benshi duhemujwe naho twashyizwe, duhemukiye Imana ngo turi mu bihe byiza, ngo twaguwe neza, ngo hari intambwe twateye, ngo urumva ngo hari urwego ndiho, ngo burya sigaye ndi umuntu udasanzwe. Ibyo byose jya umenya kubikesha Imana yaguhaye amahirwe, kuko aho waboneye amahirwe hari abandi bayaburiye. Njya ntangara kubona umuntu abonye intebe nziza na poste nziza na biro nziza akibagirwa ko abikesha Imana bimuhaye. Birurimo hari undi wayikuwemo. Intebe wicayemo si we wa mbere wayicayeho. None ibyo bijye bituma Satani nakugeragerezaho, ujye umubwira ngo mfite impamvu zo kugusubiza. Iminsi yashize naruyu, uyu munsi nduyu. Nubwo ushaka kunyereka ko wangirira gutya wangenza gutya, ujye umubwira ngo erega burya ntabwo nageze kuri bubishaka, nta nubwo nabaye gutyo ubyifuza. Imana yampaye amahirwe, niyo nkwiriye guhicyubahira. Ubuzima bwacu bwa buri munsi tugeragerezwa ahantu tukibwira ko ari twe tuhageragerezwa twenyine. Oya, burya ibigeragezo byawe bisangiye n'abandi, kandi aho utsindirwa niho abandi batsindira, aho unanirirwa niho abandi bambarira imbaraga, aho uvuga ngo ngewe ngo ndabona bikomeye niho abandi bagera bakambikwa imbaraga zidasanzwe. Ndagira rero ngubwire, ufite byinshi byo gusubiza umwanzi wawe. Urabifite ukurikiye uko wavutse, utanze ubuhamya bw'uko wakuze, ushingiye uko wize bigashoboka, ushingiye uko ubayeho utaranize. Abakire ba mbere mu Rwanda sabize, abantu batunze cyane bafite bya bindi bajya ngo ni bya mirenge, si uko bafite amashuri menshi.
si n'umugabane bakuye kuri basi, ahubwo n'Imana yaciye iyo nzira. Noneho rero reka kugeragezwa ngo utakaze ya Mana yakugiriye neza. Reka kwibagirwa umuryango wakuyemo iyo soko. Abantu benshi bakunda kwibagirwa Imana bitewe nuko ngo basige bari kumwe n'abantu bakomeye. Ukomeye n'umwe n'Imana. Abantu benshi bagira ku rwego bagera ageze ku rwego rwo guhura n'abantu bakomeye, guhura n'abantu badasanzwe, ngo nta muntu udasanzwe, nta ukomeye muri iyi si usibye Imana. Ikikubwira ko umuntu wese adakomeye arapfa, kandi yapfuye ntimujyana. Ndagira ngo mvuge iki kintu, ufite icyo gusubiza umwanzi wawe. Ufite icyo gusubiza umwanzi wawe, ufite icyo gusubiza. Aho hantu uri ntabwo ariho wavukiye, aho hantu uri ntabwo ariho watangiriye. Ubwo buzima ubayemo sibwo wahozemo. Utekereza aho Imana yakuvanye, utekereza icyo gusubiza umwanzi wawe uyu munsi. Utekereza intambwe Imana yaguteje, urebe n'ibyo uri gukorera muri iyo ntambwe wateye, urebe ko ari bihesha Imana icyubahiro. Noneho utangira uvuga ngo ariko nasubiza iki umwanzi wanjye. Uyu mwanzi Dawidi yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, ninagwa nzabyuka. Ariko dore ikosa rikomeye, hari n'abadafite gahunda yo kubyuka. Donge kuba udafite gahunda yo kubyuka ni ikosa rikomeye rimwe rizatuma usoza nabi n'abagukomokaho bagasoza nabi. Kuko Bibiliya iratubwira ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkagera ku buvivi. Urumva ko ikosa ryanjye rimwe gusa rishobora guteza abana banjye ibyago, rishobora guteza umuryango wanjye ibibazo. Ikintu ni kimwe rero, uyu mwanzi ushaka kugira ngo andyamishe, uyu mwanzi ushaka kugira ngo anshyire mu rwobo, mfite iki cyo kumusubiza uyu munsi. Ubu nta gisubizo ufite wabwira umwanzi wawe. Wibutse ko umwanzi ufite ni Satani. Nakubwira ngo ndakwica, jya umubwira ngo nakuze n'ubundi mu bitangaza, navutse mu bitangaza, nkora mu bitangaza, yewe naho ndi ni mu bitangaza. Ujye umenya iby'Imana yagukoreye ubivuge. Abantu benshi bakunda gushaka imibare y'iby'Imana. Reka nguhe igisubizo cyiza. Nushakira Imana mu by'izakora ntuzayibona, ariko nushakira Imana mu byo yakoze urayibona. Shakira Imana mu byo yagukoreye mbere, urahita ubona igisubizo watanga uyu munsi. Kuko nuyishakira mu byo yakubwiye, harabana yarambwiye bino irambeshya, ibyo yavuze yaciye mu muhanuzi runaka ntibyabaye, ibitari byaba we warapfuye. Hari ubwo baguhambye uri rusororose. Niba uriho ibyo Imana yavuze biharacyara amahirwe yuko byasohora. Hahirwa umuntu wizera ibyo yabwiye n'umwami Imana ko bizasohora, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iryo ni ijambo marayika yabwiye Mariya ari kwibaza ngo ese ibi ni ibiki. Birashoboka ko nabyara nta mugabo, birashoboka ko naryama umunsi umwe ngasanga nasamye nta mugabo twaryamanye. Ibyo ntiyabyumvaga. Rero abantu benshi bagushwa n'amasezerano, kwibaza ngo Imana yavuganye nanjye muri bibiri ngo haciye imyaka 21, niyashaka yace 40. Imana yavuze ibwira Aburahamu afite imyaka 75 kizamuha umwana, abyara afite imyaka 100. Ubwo si imyaka 25 yari ishize. None hari abantu benshi dufite Satani yagiye aburanya abashingiye ku masezerano. Reka kuri ibyo ufite icyo gusubiza umwanzi wawe, yumubwira ngo niritariri ryarakeye, kandi iyi ndwara ntabwo izanyica, ntabwo ubu buzima mbaye mari ubwanjye, umunsi umwe buzahinduka. Kandi umubwire neza, umwerurire, umubwire ngo nge kubaho kwanjye nta ruhare wabigizemo. Kuko iyo uza kugira imbaraga waranyishe wa munsi wo kuvuka, waranyishe wa munsi, hari umunsi wagombaga gupfa. Nawe urabizi Imana yakurokoye byinshi, yagukijije ibintu byinshi, hari byinshi warokotse bitaguhitanye. None uyu munsi kikubwira ko urapfa niki? Ikiguteye ubwoba niki? Ufite impamvu zo gusubiza umwanzi wawe. Ufite impamvu irahari rwose. Niwibuka iminsi yashize, niwibuka kuvuka kwawe nuko wakuze nuko wabayeho kugera none, ufite impamvu zo gusubiza umwanzi wawe. Ngana ku musozo, reka dusome muri Matayo igice cya 4, mwumve ko Yesu yasubije Satani. Kuko abantu benshi mufite ibibazo muri kubazwa na Satani. Ngo Imana yawe iri hehe? Imana yawe yakumariye iki? Aho wasengeye none insengero zirakinze. Aha wajyaga wiyiriza kandi noneho turebe kuzashobora kwiyiriza. Dufite ibintu byinshi, dufite amajwi ari kutuburanya, kandi nitudakirana nayo ngo tuyatsinde tuzisanga mu mugayo. Sikubona warahagaze ahantu uhamye Imana, gatinyuka ukambarira incocero.
ukakoreza Imana isoni. Bamwe barihishahisha, ubu abantu babaye mu kwihishahisha tu, batambona pasiteri atambona, runaka atambona. Nta juru agira azakujyanamo, yewe nta mugisha agira azaguha, abutinya n'amaso y'abantu. Ariko hari ijisho rimwe rihora rikureba rimeze nka kamera. Kamera ndi kubwira ngo ndi kukureba, nyamara ibikureba ahantu hose. Imana rero igira kamera ishyira ku muntu wari we wese, ibyabamo, ibyacamo, ibyadahamya, ibyatavuga, Imana irabizi. Rero urakwiriye guhamya, ufite icyo gusubiza umwanzi wawe. Uyu mwanya bwira Satani ngo winyishima hejuru. Iminsi tugendanye nta kiza nakubonyeho, iminsi twabanye uri umuhakwa mubi, hari umuhakwa mwiza, ni Imana yonyine. Dore Yesu yasubije Satani ku munsi yarasonjewe, ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Urumva udafite impamvu yo gusubiza umwanzi? Ngo nta biryo, ngo nta sitoke. Niba uzubona nayo uhahira muri envelope, hari n'utabona n'icyari bibaho. Ngo Mana, ngo none se ngo uyu mugabo n'uwanjye, ngo cyangwa uyu mugore n'uwanjye, none se n'uwande? Erega buriya nyuma yo kugeragezwa hariho ubutabazi. Nyakunda kwigisha abantu kababwira ngo igihe cyose umwanza kubwira ngo ibisi ibyawe, jya ubanza urebe ko biri mu ijambo ry'Imana ibyo utunze. Niba ari ijambo ry'Imana, Satani aje kuriviyora gute? Ibyo bizaguya kubona ikisubiza. Umva rero Yesu asubiza umwanzi, aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa. Reka mbabwire, hari igihe umuntu aba mu bihe adatungwa n'ibintu, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ubu se reka mbabaze, ko muzi ko hariho abashomeri badafite akazi, ntibabayeho? Tangazwa nuko ushobora kuba ufite akazi keza, ari wowe ukora ibyaha kuruta batakagira, kandi ari wowe wagashimiye Imana ko yaguhaye amahirwe. Ese ibyo yahawe ugiye uzi kubona ufite amahirwe ukayapfusha ubusa? Guhabwa amahirwe warangiza ukayapfusha ubusa. Imana iguhaye uburyo bwo kubaho, amafaranga yagatunze urugo rwawe, yagatunze abana bawe, yagatunze famiye yawe, ugiye kuyajugunya hatari ngombwa. Mbibutse ko ari abantu bakererewe ahantu hatari ngombwa. Ahantu abenshi dukererwa n'ahantu hatari ngombwa. Ufite impamvu yo gusubiza umwanzi wawe rero. Bibiri ikomeje itubwira, aramusubiza ati yanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo. Urumva ko Satani nawe azi ibyanditswe, kandi wabikoresha mu buryo bubi. Ari wigeze kuvuga ngo muri Bibiliya haranditse ngo umuntu ngo niyifuza umukobwa ngo baryamane, ngo niyifuza umugore ngo amubone. Hako se icyo cyanditswe ashingiyeho koko kiruzuye? Ngo rwose ngo Bibiliya avuga ngo niba mukundana ngo rwose ngo gukundana kwanyu ngo ntimwimane. Umva kuntu Satani azi gushukana. Rubakunda bace kandi Paulo yabivuze abibwira bubatse urugo, ariko n'abasore bagenderamo. Murumva ibyo bintu kuntu Satani akoresha icyanditswe kugira ngo arangize abana b'Imana. Agiye guca mu cyanditswe aravuga ngo Imana izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Umva ariko kandi ibyo ni Dawidi wabivuze. Yesu aramusubiza ati kandi yanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera aramujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mwisi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Urumva ko Yesu ari gutsinda kuri aya magambo Satani ari kumubwira, kandi ibi bintu byose bifite fact, ibintu bigaragara byiza, bigaragara neza. Ibaze kugira ngo ubone ubutunzi bwo mwisi bwose, ariko uramije Satani. Ibaze kugira ngo wowe ugende uramye Satani akujugunyire ibintu, kandi abantu benshi batunze ibintu bahawe na Satani. Nawe uzaho ibyo utunze aho wabivanye, akazi kawe uzaho kavuye, iyo modoka utunze uzaho yavuye,
hari ibintu akenshi dutunze twahawe na Satani ariko tukabeshya ngo turi imbere y'Imana dushima. Ujye ubanza urebe isoko byavuyemo, nurangiza uvuge se nibyo gushimira Imana cyangwa nibyo kugawa ahubwo. None rero umva ngo Yesu amaze kugeragezwa ngo umwanzi ahera karamureka, aramubwira ngo ari ijambo hano Bibiri tubwira ku murongo wa 11 ngo umwanzi ahera karamureka maze haza abamarayika baramukorera. No kuvuga ngo inyuma yo kugeragezwa haba hari igitangaza Imana izakora, hakaza abamarayika bo kugukorera. Marayika ushinzwe akazi akakaguhesha, marayika ushinzwe urushako akaruguhesha, marayika ushinzwe ibyo kurya akakugaburira, marayika ushinzwe kwambika akakwambika, marayika ushinzwe kugira ngo agutunganye umere neza, akagusana akagukiza inguma. Donc inyuma y'ibyo byose ugeragezwa, iyo wasubije neza hari abamarayika bazaza bakagukorera. Ngana ku musozo kugira ngo dusengane, urabona ntacyo wasubiza Satani uri kukubaza muri iki gihe uhagazemo. Urabona nta jambo ufite wasubiza Satani. Uwo muntu mugenda nubona atari intumwa ya Satani. Uwo muntu mwicarana buri munsi ikiganiro mugirana ubona atari intumwa ya Satani. Kuri iyo telefoni ibiganiro mukorana ubona atari intumwa ya Satani. Ufite icyo gusubiza Satani rero. Niryo jambo nanije kukubwira. Ufite icyo gusubiza, ufite ibihamya by'Imana yagukoreye. Nakubwiye ngo nurebera Imana hashize hawe urayibona, ariko nuyirebera mu hazaza ibyizagukorera kuko bitari by'abantu uri bubone Imana. Banza ushakira Imana hashize hawe, ntacyo yagukoreye. Erega n'urwo rugo niyo yarukubakiye nubwo utari wabyara. Erega nubwo buzima ubayemo nubwo ubugaya ariko hari abandi babwifuza. Erega naho wicaye hari abandi bifuza kumera nkawe. Reka nkubwire ibyo ugaya abandi nibyo bashaka. Donc banza uhagacira iby'Imana yagukoreye, wagacira intambwe Imana yaguteje, wagacira urugendo Imana yagukoresheje. Ubanza umenye ko ibyo byose hari abantu batabigezeho. Kuba barize hari abatarize, kuba nibuze ubyaye abantu kuvuga ngo birakugoye hari n'uwifuza kubabona, kuba wumva umugabo akunaniye hari umuntu wifuza umugabo akavuga ati niyo yaza akananira ariko nkamubona. Donc icyo wumva kikugoye kikunaniye gitumye Satani agusakuriza igisakuzo, abandi barakishaka. Cunga neza ushaka uburyo bwo gusubiza Satani. Nagira ngo dufata akanya dusenge. Ese wowe uratekereza iki muri iki gihe? Nawe ufata icyemezo ushingiye ku ijambo tuganiriye. Imana iguha umugisha kandi nizeye ko uraza gutanga igisubizo cyiza. Nizeye ko utongeye gutsindwa, nizera ko utongera gusubira inyuma, nizera ko utongera kongera gufata umwanya wo gutinda muri ibyo. Ahubwo egera Imana kandi usenga Imana, ibintu biraza gutungana. Mwami Yesu ndagushimiye. Niwe uduha icyo gusubiza. Yesu avuye mu minsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Umushyitsi wa mbere bahuye ni Satani. Aramusakuza ariko aramusubiza kandi amusubiza neza. Amusubiriza mu byanditswe. Aratsinda, amugerageza ubwa kabiri, arongera aramusakuza, aramusubiza aramutsinda. Amusakuza ubugira gatatu aramutsinda. Aravanga muteza ikindi gihe. Wohereza abamarayika bo kumukorera baramufasha, bamuha ibyo yarakeneye byose, bamwongera imbaraga, baramushoboza, ahagarara neza. Uko niko natwe tubyifuza, niko natwe tubishaka, niko natwe tubigendamo kugira ngo tubashe gutsinda imanza umwanzi ari kutuburanya. Aratubwira ngo ese bizagenda bite, bizasoza bite. Aratubwira ko imyaka itambutse ari myinshi, aratubwira ko amasezerano atazuzura, aratubwira ko ingo zinaniranye, aratubwira ko akazi katazaboneka, aratubwira ko ibyo twiringira ari ubusa, aratubwira ko amasezerano twawe atazagerwaho. Ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo dufite impamvu zo gusubiza uwo mwanzi. Kuko Imana twizera ni Imana nyamana, ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga mu gihe cya none no mu gihe kizaza, ni Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Mwanditse yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Nsenge buri muntu wese udukurikirana kugira ngo umwongere imbaraga, mwongere ububasha n'ubuhanga bwo kumenya gusubiza ibisakuzo Satani ari kumusakuza, bwo kumenya gusubiza ibyo umwanzi ari kumutegesha no kumubeshyeshya. Kuko ibihenda abana birahari, ariko tuzi ko tubikiye ubwami, tuzi ko tubikiye ibintu bikomeye, tuzi ko tubikiye ibintu bihambaye. Udushoboze gutsinda kugira ngo duhagarare neza. Urakoze kubikora neza, urakoze kutwitaho, urakoze kutugirira neza. Icyubahiro kikugarukire uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen.